murakoze cyane, Imana umugisha. Tunejejwe cyane n'uyu mwanya tubonye kongera kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Haciyemo igihe kitari kinini cyane ariko tenda gitoya, nabyo dushimira Imana iyo ababwiriza babaye benshi, ababwiriza bahora bagafata ubugingo buri gihe umuntu arabarambirwa. Kenshi umuntu akamenya n'ibyo ababwiriza ko buri muntu afite inzira imwe agomba kugendamo, ariko iyo bahinduranya biba byiza. Twese dukomeza kumva bitubereye byiza kuko ababwiriza bagenda baboneka. Reka dusenge. Mana yacu dukunda, tugushimire ko tugejeje mu mahoro, tugushimire ko duhaye Imana ku ijambo ryawe. Nyamara mu by'ukuri nta nubwo twasha kurisobanura kuko bikwiriye. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo dusobanure ijambo ryawe nk'Imana ishobora byose, kugira ngo dufashe imitima yacu tutahe duhagazwe nawe, kuko Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Waba wigeze ujya ahantu ugomba kwandikisha izina, ukagera ahantu ufite icyo wakeneye, ariko wahagera bakakubwira bati ugomba kwandikisha izina? Hari igihe ugiye utabizi, ufite icyo ushaka, ihereranye ugasanga, maze wahagera hari igihe uhasanga abandi bantu bahagutanze, maze bakubwira bati genda wiyandikishe. Byabayeho? Ugatambuka uti ndagira ngo munyandike. Hari ikintu runaka ukeneye aho ngaho, bakakwandika. Iyo bamaze kukwandika, wumva ikintu cyawe cy'ingenzi ukibonye, kuko izina ryawe rimaze kwandika. Ugatambuka ukiyicarira uti ntegereje yuko baza guhamagara izina ryawe kuko banyanditse. Iyo batangiye guhamagara amazina, bona nubwo waba uhasanga abandi bantu benshi bakagutanze, ariko ugasanga igikorwa cyo guhamagara izina kiratangiye, uhita uhaguruka ukegera. Usanga kenshi abantu babaye benshi kuhamagara kugira ngo izina ryawe ribashe gutambuka utaryumvise. Nibyo izina ryawe ritavugwa urangaye, ahubwo umuntu akenera kujya kwiherera, maze yagaruka ati aguhamagaye kukubuza, maze umuntu akibuka akavuga ati hano naringaniye kwiherera, ariko rwose ni jyewe urampamagaye, izina ryanjye ni jyewe. Ukigaragaza. Izina ni ikintu gikomeye, izina ry'umuntu ni ikintu gikomeye. Urya izina ryawe ufitanye isano ikomeye rigutandukanya n'abandi bantu. Ushatse kuvuga umuntu wigira hano ku rurembo ariko utazi izina rye, ushaka kumusobanurira umuntu birakugora cyane. Utangira kuvuga uti umugabo mugufiya aturushaga batoya ntabwo ari we, bati ushaka kuvuga n'umugabo mugufiya w'imibiri yombi, ushaka kuvuga ntabwo yahita azira ni mugufiya. Oya, birakugora kuko utazi izina rye. Izina ry'umuntu ni ikintu gifite akamaro cyane. Si by'ukuri izina ry'umuntu rirakomeye. Iyo umuntu yegereje gushaka, icyo gushaka kigeze, yaba umukobwa cyangwa se yaba umusore, hariho abakundana n'amazina, maze akavuga ati nimbyara umwana nzamwita kanaka. Ugatangira gushaka izina uzita umwana uzabyara utaranashaka, uti umwana wanjye nzamwita kanaka, ni izina ryiza ndarikunda. Ntabyiza ahantu umusore umwe yagejeje icyo gihe, maze aravuga ati umwana wanjye nzamwita izina ryanjye kugira ngo izina ryanjye ritazibagirana. Umuhungu nzabyara nzamwita izina ryanjye, wanya nubwo nawe narapfuye izina ryanjye rizagumaho. Umwana wanjye azaryitwa, maze umuhungu wanjye nawe nabyara ryitwa umuhungu we, maze rikomeze bityo izina ryanjye
maze Imana imumugisha arabyara, ariko abyaye ajya umukobwa. Aravuga ati njyaye umukobwa, nta mukobwa nawe izina ryanjye, kuko umukobwa azajya gushaka umugabo nawe azita umwana we izina rye ashaka, ngo ndabatara ryishyura umukobwa izina ryanjye rizagarukira hafi kuko nta umwana uzajya hafi. Ati ntacyo bitwaye kuko nzabyara se bagiye ntacyo bitwaye, nzarimwita ubutaha arabyara, abyara umukobwa. Umugore aramubwira ati bavuganye abana babiri, ntabwo ngomba kubarenza, birakomeye kubarera kubigisha, ni abo ngabo ubu nta kundi. Maze umugabo arababara avuga ati izina ryanjye rizibagirana, nimba rizaba ririho burundu nta izina ryanjye rizongera kwibukwa. Biramubabaza cyane. Kasisi yasomye mwateze amatwi uko yasomye magana arindwi agaye gusomye Yesaya 5:6 ku murongo wa 3 aravuga ngo kandi umunyamahanga wo kuwiteka ye kuvuga ati Uwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe, kandi n'inkone ye kuvuga iti dore ndi igiti cyumye, kuko Uwiteka avuga ati iby'inkone z'amasabato yanjye zigahitamo ibyo nishimira, zigakomeza isezerano ryanjye, nzazishyirira urwibutso mu nzu yanjye no mu rurembo rwanjye, nzihe n'izina riruta kugira abahungu n'abakobwa, nzaziha izina rizahoraho ritazakurwaho. Isomo ryumvise Imana iravuga iti umuntu umunyamahanga uhakwa ku Uwiteka, umunyamahanga uvuga nk'umupagani w'Isirayeli, ariko bazi yuko ubwoko bw'Isirayeli ari ubwoko bw'Imana, ariko bazi ko ahakwa ku Uwiteka nashaka gukurikiza ibyo Imana ishaka, yiganye ubwoko bw'Imana bw'Isirayeli. Ariko umuntu akajya avuga ati uko biri kose ko ndi umunyamahanga, ni Imana ntizabura kuntandukanya n'ubwoko bwayo, ikanshira ukwanjye maze igatwara ubwoko bwayo. Oya, Imana iravuga iti umunyamahanga ahakwa ku Uwiteka, Imana izashyira urwibutso rwe mu rusengero rw'Imana, izina rye ntabwo rizibagirana ibihe bidashira, kandi inkone ze z'amasabato zagukira ibyo Imana ishaka. Iti izina ryabo ntirizibagirana, rizaba mu rusengero rwanjye ibihe bidashira. Bazagira izina nubwo batagize abana, riruta kugira abahungu n'abakobwa, wibwira yuko iryo zina ryawe ariko ritazibagirana kuko udafite umuhungu. Inshuti z'Imana, kubaha Uwiteka bizatuma izina ryawe ritibagirana ibihe bidashira kuko byanditswe n'Imana. Mbese izina ryanjye ryanditsweyo, mbese izina ryawe ryanditsweyo, mbese handitsweho. Umunsi umwe Yesu yahaye abigishwa be ubutumwa ngo ajye kubwiriza ubutumwa kandi bukiza abarwayi. Mugende mubwiriza ubutumwa mwigishijwe kandi mukize n'abarwayi. Umwigishwa wa Yesu afite inshingano yo kubwiriza ubutumwa, umusore wa Yesu afite inshingano yo kubwiriza ubutumwa. Mugende mubwiriza ubutumwa kandi mukize n'abarwayi. Abigishwa be baragenda bajya kubwiriza ubutumwa, maze baragenda bakora umurimo w'Imana nk'uko bari bategetswe. Maze bagarutse Luka 17, maze bagarutse bitera hejuru bishimye cyane, barashimishijwe n'iki umucyo bavuze. Babwiye Yesu bati n'abadayimoni baratwumvira, twakirije abarwayi, twabwirije ubutumwa, kandi bageze n'aho n'abadayimoni batwumvira, twirukanye abadayimoni benshi mu izina ryawe. Maze bishimye cyane, ariko bashimishijwe n'uko imbaraga zabo zagaragariye mu kwirukana abadayimoni. Yesu arabwira ati nabonye Satani amanuka ameze nk'umurabyo, mbahaye ubutware bwo gukandagira imbaraga zose z'umwanzi na sikorupiyo, bakandagira hasi. Ariko mwishimire yuko amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mwishimire yuko amazina yabo yanditswe mu ijuru. Ntimwishimire yuko mwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, cyangwa ukwiriye kwishimira gusa rukumbi cyagutera umunezero nuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Inshuti z'Imana, mbese wanditsweyo, mbese nanditsweyo. Imana iraturarikira kuba abahungu n'abakobwa
itandatu na karindwi. Mvuko bavuga nuko uve hagati y'abandi witandukanye niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, nanjye muzambere abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Imana yaratira abantu kwitandukanya na babandi babandi bavuga ahangaha ni abayo, maze urabo kwitandukanye nabo, kwitandukanye n'abakora Imana idashaka kandi ntabwo twaje kubayoberwa. Twitandukanye n'abantu biyobagiza bakirengagiza amategeko y'Imana bakajya bishakira, mwitandukanye nabo ngabo. Imana iravuga iti nanjye nzababera so. Imana iravuga iti nzababera so mube abana, namwe muzambera abahungu n'abakobwa. Icyo ni cyo Imana ivuga. Icyo gihe tuzaba twanditswe n'Imana nk'umubyeyi wabo, ndetse tukabitandukanya n'abo ngabo ntabwo twari Imana, kandi ntabwo izina ryacu baza kuboneka tukamutubwira. Twitandukanye nabo, twegereze Imana nayo itwegere. Iravuga iti nzababera so. Iri isezerano ry'Imana, namwe muzambere abahungu n'abakobwa. Urumva Imana ikora ite? Urumva Imana ikora ite? Kwibera umuhungu, kwibera umukobwa. Isomo rizwi n'abantu bose, ikimengo bose, rimwe Matayo 7:22 tuhasanga Yesu avuga ko Yesu azagaragara. Ijambo basanga riravuga riti ubwo Yesu azagaragara ngo bazanyambaza bavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe, twakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Yesu akivugira ati nibwo nzaberurira nti ntabwo nigeze kubamenya, ntabwo nigeze kumenya izina ryawe. Twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Yesu ati nzaberurira nti ntabwo nigeze kubamenya, ntabwo nigeze menya izina ryawe, ntabwo nigeze babona mu gitabo cy'ubugingo. Nyamara bavuga bati twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Ikintu cyo Yesu yabwiraga abigishwa be 70 bari bahinduka bitera hejuru bavuga bati n'abadayimoni baratwumvira. Yesu avuga ati mwishyura ku mazina yanyu ari mu gitabo cy'ubugingo. None hano ubwo Yesu azagaruka bamwegereye bazi yuko babaye abantu b'Imana mu buryo bwuzuye, ariko Yesu akavuga ati nzaberurira. Kandi Yesu yavuze ati akiri kuri iyi si nzaberurira nti ntabwo nigeze kubamenya, izina ryawe ntabwo nigeze rimenya. Muniza batwi Yesu avuga ati nzaberurira. Niba mubyivugira ati nzaberurira, mbabwire yuko ntigeze kubamenya, nigeze menya izina ryawe. Bo bakavuga bati bakagerageza kwimenyekanisha bavuga bati twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ati sinigeze kubamenya, sinamenye izina ryawe. Nshuti z'Imana, ni iki dukwiye gutekerezaho? Ese izina ryawe rirazwi mu ijuru? Ese izina ryanjye rirazwi mu ijuru? Ese ryanditsweyo? Umunsi umwe nageze mu Bubiligi muri 2005, ubona ndi mu rusengero, nabonye umuntu wicaye imbere yanjye, nabonye mu bitugu ndamumenya. Twahembwaga n'inama 2005 imyaka yaciyemo ingahe? 94 2005 imyaka ingahe? Ariko namubonye yicaye inyuma nk'uko yagiye yicaye hariya bamutumye buratari, atamubonye mu maso n'iyo myaka ndamumenya rwose. Ndavuga nti sauti n'isoza ndamuramutse kuko ndamuzi, namenye ndamuzi kuva kera i Kigali twarakoranaga aho twakorana. Maze bashoboje ndihuta ndamusanga ndamuramutsa cyane n'urugwiro n'urukumbuzi, maze ngo barangira ariko ntabwo kumenya. I'm sorry, ntabwo kumenya, ntabwo wamenye, ntabwo kumenya rwose. Icyatumye ambwira gutyo ni uko yabonaga muramutsa nk'umuntu umuzi, namuramutsaga cyane nta muntu tuziranye, nk'umuntu dusanganywe, nawe
nuko nyuma y'intambara ntabwo twongeye kuvugana, ntabwo twongeye kubonana, nta komunikasiyo n'imwe yari ihari, nta rwandiko, nta telefone, nta kintu kimwe cyaduhuza. Ibyo rero byatumye anyibagirwa muri iyo myaka ya kera, maze ndamubwira ndi kanaka, twakoranaga hanaha dushaka imirimo y'imodoka zacu, nyibuka ati ndakwibutse ndakumenye, ese ni wowe? Rwose maze gusaza, amaso yarahumye, umbabarire, ntabwo nari nakumenye. Inshuti z'Imana, tekereza Yesu abwira umuntu ati mbabarira, ntabwo nakumenye, bizaba ari ibitekerezo. Ntabwo Yesu avuga ngo noneho ndakwibutse kuko ajya kubwiriza ubutumwa, kuko akora ibitangaza, ndakwibutse noneho ntabwo ndakumenye. No, azaba akwibagiwe, azaba akuretse, azaba atakuzi by'igihe cyose. Inshuti z'Imana, mbese izina ryawe ryanditsweyo? Mbese izina ryanjye ryanditsweyo? Yesu aravuga ati mwikwishimira ibyo ngibyo yuko abadayimoni babumvira, icyo mukwiriye kwishimira gusa rukumbi ni uko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Daniyeli 12 umurongo wa mbere hari amagambo nshaka gusoma. Daniyeli 12 ku murongo wa mbere umva amagambo ahari. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye byahagarikira abantu bawe azahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditse mu gitabo bazarokorwa. Umvira ijambo, icyo gihe kizaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho kuva igihe amahanga yabereyeho kugeza icyo gihe. Ni igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Ibihugu birimo inzara, ureba umuntu ugasanga yarashize yararangije, amaze igihe kirekire adafite icyo arya, ni igihugu kirimo umubabaro. Niyo ubibonye udahari, umubabaro wumva ugufashe ugwire mu mubiri wose. Iyo ubona umuntu amaze gushiraho n'umubiri, asigara amagufa gusa, adafite icyo arya, asigaje kwitura hasi gusa bikarangira, ni igihugu kirimo umubabaro. Igihugu kirimo intambara, ni igihugu kirimo umubabaro. Iyo abantu bapfa, abandi bapfa, imiryango ipfa, ikabimenya ni igihugu kirimo umubabaro mwinshi. Igihugu cyaba cy'umutingito, igihugu kirimo umubabaro mwinshi. Amazu yaguye ku bantu, imiryango yashize, hari nijoro umugabo n'umugore n'abana bose bari baryamyemo, inzu yabaguyeho nta muntu wasigaye, imiryango yarimbutse burundu. Ni igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, ni icy'umubabaro ukomeye. Ariko iyo imibabaro yose waterateranya, imibabaro yose y'uko wazanye yagize urugero. Hano haratubwira hano ni igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho kuva igihe amahanga yabereyeho kugeza icyo gihe. Uwo mubabaro utarigeze kubaho. Ariko bakavuga abantu bazaba banditse mu gitabo bazarokoka. Ntabwo bazaba kurokoka bitewe n'uko hari umuntu waguhishe, ntabwo bazaba kurokoka bitewe n'uko hari ukwihisha amabayo, ntabwo hari ukurokoka kwa kubaho bitewe n'uko bitari uhari. Kurokoka kuzabaho gusa rukumbi ni ukurokoka kuzazuka yuko umuntu azaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Akavuga nuko icyo gihe abantu bawe banahasohoka, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka, bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Icyo gihe hari abantu bazaba barasinziriye mu gitaka. Ijambo riratubwiye ngo bazakanguka. Abantu bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Inshuti z'Imana, igihe tubaho muri iki gihe ni igihe cy'uko abantu bagenda tubahitana. Ni igihe cyo guherekeza, ni igihe cyo guherekeza, igihe cyo guherekeza, igihe cyo gusezera. Icyo kikaba n'igihe cy'umubabaro. Iyo uherekeje umuntu nubwo yaba agiye mu mahanga, uzi yuko agiye ahantu akeneye, ari ukuvuga cyangwa ari ugusura, ariko umuherekeje ukabona umusezeyeho, wumva ubabaye.
kuzungurwa iteka ryose. Nasomye muri Bibiliya y'Ikirundi avuga ngo batakambukira kumarama nibyo batakambukira ubugingo buhoraho, abandi bakambukire kuko n'isoni bakambukire kumarama. Ibi nabyo turi mu gihe cyo guherekeza ni ugusezera, ni urabeho n'amarira, ariko hari igihe cyo gusanganira, hari igihe cyo gusanganira. Ese warekeje umuntu wawe agiye mu mahanga, umusezeraho ubabaye, akurira indege urababaye, ariko bavuga bati azagaruka, ni umunsi wo kumusanganira. Mbese umusubize gute? Ni umunsi wo kuramukanya, ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'umunezero, kuko bari umunsi wo gusanganira. Mbese uwo munsi nabwo uzaba uhari, umunsi wo gusanganira uzaba uhari. Ese tuzatahira umunsi wo guherekeza, wo gusezera ku bacu bagiye kuzimu, tubasezeraho tubabaye, tutazongera kubonana nabo, ko hari umunsi wo gusanganira. Ese uwo munsi nabwo uzawubonekamo? Twe twatekereza umunsi wo gusanganira uzaboneka, ntabwo ari umunsi wo gusezera, biratandukanye. Abazaba basinziriye mu kuzimu bazakangukira guhabwa ubugingo buhoraho, abandi bakangukire kumarama. Inshuti z'Imana, izo nzira zirahari ndende kandi ukwiye guhitamo. Umurongo wa 3 ukomeza akavuga, kandi abanyabwenge bazarabagirana n'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru. Birakirundi kavuga ngo bazaba bakayangana, nibyo bazaba bakayangana, bazaba barabagirana. Abanyabwenge bazarabagirana n'abahindure benshi ku bakiranutsi baza nk'inyenyeri iteka ryose. Abakanguriye benshi, abahuguye benshi bashyira mu nzira y'Imana, abo nabo baza nk'inyenyeri ibihe byose. Ese umuntu nawe urawukora? Mbese uyobora abantu mu nzira y'Imana? Mbese ubwiriza ubutumwa? Mbese ubwira abantu kugera mu nzira y'Imana? Mbese ubwira abantu ko bagomba kwandika mu gitabo cy'ubugingo? Mbese wowe ubwawe wanditswemo? Iyo nzira uyirimo kandi uyobora n'abandi. Umunsi umwe nigeze gusoma ahantu ariko ntarakomeza, avuga ngo umubwiriza uri ku ruhimbi, nimubona abantu barimo basinzira mu iteraniro, muri mugakangura abo bantu barimo basinzira, mukabakangura, bakumye mukangura umubwiriza. Murangurikiye? Muranyumva neza? Niba abantu mu iteraniro basinziriye, mugakangura abo bantu mukabakoreho, ahubwo mujye mukangura umubwiriza, ngani mukangurire. Buri gihe basinziriye niko hava, nasinziriye ariko nuko handitse ngo umubwiriza nimugakora ko abantu basinziriye, mujye mukangura umubwiriza nuba yasinziriye. Niko nasomye, none mu nkangure kugira ngo abantu nabo bakanguke tugendane. Maze umupasitori umwe afite umupasitori muri Amerika uzaza kutubwiriza. Umupasitori afite indege yo kugera muri Tanzania, ajya muri Tanzania kandi bamutegereje, baramwakira baramutumikira ahantu heza. Bakejwe ku cyumweru tuzajya kubwiriza ahantu aha n'aha, tuzagenda kandi tuzazinduka maze tugende kubwiriza. Maze mu gitondo baramufata, maze bagenda ku modoka batugenda tugiye kugendamo. Rero ni amasaha 4, urugendo rw'amasaha 4. Imihanda ya Tanzania ni imihanda mibi, ntabwo ari kaburimbo. Amasaha 4 umuhanda mubi, ni ahantu harehare cyane. Maze umupasitori umwe uri kumwe n'abarabwira ariko nzindi nzira inza tugiye kugeramo, noneho turagenda amasaha 3 turaba tugeze. Bati rwose ducishe muri iyo nzira, tugize amahirwe ducishe muri iyo nzira. Maze bajya mu modoka baragenda baganira banezerewe, bavuga iterambere uko bategereje ko ari ubwiza ubutumwa, n'ubu wanze wowe wakira abashyitsi, maze wowe wakira umupasitori uvuye muri Amerika, maze bigende neza. Maze bagenda baganira batyo, maze amasaha 2 arashira, amasaha 3 arashira. Amasaha 3 ashize ntacyo bitwaye, birumvikana yuko tuvuze tugenda amasaha 3, amasaha 5, 20, ntabwo bikabije. Ibyo barabyihanganiye, bakomeza kubivugira ibindi. Ariko amasaha 3 n'igice none pastor ko tutaragera, ko nta hafi ngo tugiye kuhagera mwihangane, ntabwo aretse nta hahandi. Maze baragenda
baragera isaha ya kane irashira batubwiye ko urugendo rwa mbere tugomba kugera amasaha ane tugere amasaha atatu tukaba turahageze none amasaha ane arashize nose iri joro ducishije mwiwe ati sinzi impamvu ariko rwose ubundi hajya haba hagufiya rwose hajya niba nabi imvura yaraguye yari igumuye ariko ubu rwose rwa rugendo rugabanije mu isaha kugira ngo hatari guca ati ntacyo twari gakomeze barongera baragenda isaha ya gatanu irashira pastor watubwiye yuko urugendo ujya kurucisha bari inzira ya bugufiya kuturebuka isaha tukagera amasaha ane duca muri ya nzira imenyerewe no tugenda amasaha ane amasaha angahe amasaha atanu rwose hari sinzi ukuntu byageze kuri urwo rugendo rwajyaga rugufiya barongera baragenda isaha ya gatandatu saa sita irageze abagenda iterano kubwiriza iterano ryakiranye abashyitsi barabategereje isaa sita ziragera maze uwo mushyitsi muzungu arasohoka ajya hanze ahagarara mu muhanda maze ati ngwino maze nawe asohoka mu modoka araza barahagarara kugira ngo umusabe umwire kandi ubwisuku iyi nzira hari uburyo yikandagiyemo oya iyi nzira ntabwo wigeze uyigenda oya ni abantu bayindiye ni abantu bayindanye bambaye bari gufiya ariko bari ntabwo yigeze igenda ni ubwambere yigeze kurabona mu magenzi inshuti z'imana ese iyi nzira y'ubukiranutsi inzira yo kwandika izina ryacu mu gitabo cy'ubugingo ese wowe ubwawe uyirimo ese ubasha kuyobora n'abandi mukayigendanamo cyangwa ubasha kuyobora abandi utarayigenzemo witekerezeho kandi Imana ibahe bwa Yesu mvuze iminota ingahe iminota ingahe kimwe mvuze iminota mirongo itanu mvuze iminota mirongo itatu hakika kubabaza ibyo mvuze ati bimaze ibyo mvuze ati bibabariye wumva ryumvariye cyakona ko haguruka ndabiri nawe mubyeyi nyuma nawe bashaka kureba benshi bavuze yuko aricyo bibamariye ariko nyagira impungenge mvuga ni ibintu tuvuga ibintu tubwiriza ni iki bikora maze icyumweru usoma ushaka akantu kandika ndishura nkandika uburyo nzagira akamaro ese ibyo mvuga haricyo byungura abantu haricyo bifasha none nkaba nyiri umunyabana batatu barenze batatu bisanzwe ko nkoranyijemo ndagira ngo mpere kuri uyu mwana ese mbwira icyo mvuze hanze ibyo wumvise uyihangane icyo utekereza icyo ari cyose utekereza ntabwo tugomba guha inzira tutazi abandi bantu tugomba kwikurikiza byako twabwira abandi inzira nziza yo gufata urakoze cyane urakoze cyane tubwire icyo uvuze gifashije icyo uvuze gikuyemo kigufashije rwose utubwire n'abandi batumva twifashije nuko uburyo bwose twaba dukoreramo twaba ari ibitanda twaba dukora twaba kuririmba neza twaba se ari kuvuga neza imirimo yose twaba dukora mu burenze cyangwa bagenzi bacu atari asiranse y'uko twazabubwira urakoze cyane nawe mubyeyi mwese Imana ibahe isato nziza.